reka twizere ko n'ubundi nanone mukimerewe neza mwebwe inshuti zacu muba mwamaze gukurikirana amakuru yose agenda n'ubundi akomeza kuba ari gutrendinga, amakuru ari kuvuga cyane kuri byinshi biri gusohoka kuri P-Network, ku mushinga wa P-Network, aho twavuga ngo kugeza uyu munsi amakuru arashyushye cyane, amakuru ni menshi cyane nk'uko namwe muri kubyibonera. Murabona ko amakuru yageze ahashyushye cyane, kandi twavuga ngo ni amakuru noneho agiye gutuma abapayoniya baryama bagasinzira bishimye, bagiye kumva inzozi zabo ziri kugenda ziba nziza. Ni ukuvuga ngo kumwe bavuga ngo umuntu ashobora kurota ibyiza agatangira kwiyumvamo kurota umunezero. Kubera iki? Kubera amakuru. Rero twavuga ngo amakuru ahageze ahangaha ni heza cyane. Yesi, nk'uko mubibona rero dufite agaseke k'amakuru n'ubundi tubazaniye muri uyu mugoroba, aho tukubwira ngo tugiye kugaruka kuki, tugiye kuba tugaruka cyane ku bintu bijyanye n'amakuru. Yego n'ubundi tumaze iminsi tuvuga, ariko noneho tuje kuyasesengura in deep kugira ngo wa muntu nawe wari utarabyumva noneho abihuze n'ibimenyetso. ngira ngo tumaze iminsi tuvuga ko muri systeme yubatswe harimo uburyo bavuga ngo external value cyangwa se internal value. ngira ngo ibyo byakomeje nyine kuba ibintu bicanga abantu bakavuga ati se ibyo bintu bishoboka gute, bazabihuza gute, ni gute bavuga ko igiciro hazabaho ibiciro bibiri. Rero mu rwego rwo kugira ngo impaka zishire, ahangaha twabonye amakuru abisobanura kandi mu rwego rw'isoko. Noneho ni ukuvuga ngo ahantu muri kubona hasi haravuga ngo accepting GCV value of $314,159,000. ahangaha rero bakagaragaza ko bemera igiciro cy'ibihumbi 314, ariko nanone bakagenda bakavuga ko ari igiciro cya GCV cyemewe, ariko kuri payi ziri muri mining app. ni ukuvuga ngo ni payi zemewe ni za zindi umuntu yamayininze, ni zimwe yikoreye lockup bwiwe. aha rero nizo bagaragaza ko kuri iri soko nizo bemeye ko zahaha muri GCV, ndetse bakahita banashimangira bagahakana yuko payi zivuye mu ma exchange zo zitemewe ahangaha muri ecosystem. ngira ngo wenda ku bantu baba bafite nka ekara nini bareberaho ikiganiro cyacu babisoma neza aho byaba bigaragara. aha rero akaba ari amwe mu makuru yatangajwe n'isoko. mwibuke ni isoko rya mbere umushinga ubuyobozi bwa P-Network bwaronshinze cyangwa bwamurikiye abantu ejo bundi muri ecosystem. ngira ngo ahangaha nk'uko muyibona iyi GPMO cyangwa se Global Pi Mall, nimujya kureba muri ecosystem yayo hariya muri Pi ecosystem, murasanga ibiciro byayo ntago biraba updated. haracyarimo ibiciro bya kera bimwe bivuga ngo payi imodoka ni payi 4,000, ni payi donc ubona zitabaho. urumva harimo ibiciro bya bindi bya kera cyane, ariko aka ga screenshot ko karaha byashoboka ko ari nk'amakuru y'ibyo bari gukora inyuma mu gikari, wenda bashatse kuba berekanyeho gakeya, kuko cyane ko tutaramenya source y'ahantu aya makuru yo avuye, ku buryo ahita ahuza atandukana yo n'ibindi biciro twariho tuhabona. ngira ngo hari abantu benshi bagiye bibaza rero impamvu ririya soko ryatanzwe nk'icyitegererezo ariko rikaba rigifite ibiciro bya kera bitajyanye n'igihe, cyane ko zina payi bahavuga nta muntu n'umwe ubaho waba wanazitanga ugereranyije n'amakuru y'ibihari uyu munsi. ni ukuvuga ngo nta muntu warekura payi ziri kuri wa rwego ngo ari kugira ikintu ahaha kuri iri soko. ariko ahangaho hamaze impaka. ngira ngo hano bagaragaje ko GPM buyer ku modoka hano batweretse ko ifite agaciro ka 0.2, ariko nanone muri payi, ariko nanone bakahita bashyiraho kondisiyo ivuga ngo iyi modoka nubwo iri kuri aka gaciro ka 0.2, ariko kwemererwa kwishyura ni ukwishyura payi zitavuye muri exchange cyangwa zitavuye muri exchange, ni payi zamayininzwe zanyuze muri migration. ubwo urumva rero aho turi bwibaze gusa
nanone ni gute payi za migration na payi za exchange bazajya bazirobanura bakazitandukanya. ngira ngo uyu munsi kugira ngo umenye ibyo bintu, iyo ushatse gufata payi wakuye muri exchange na payi usanganywe ngo ujye kuzirokinga cyangwa se ujye kuziha indi garanti y'ikindi gihe cya lockup, akenshi ababivuze ko njye sindabikora ariko narabyumvise bakubwira yuko za zindi zisanzwe mwari zo zemera kujya muri lockup, izindi zavuye mu ma exchange zo ntizinjira. Ubwo wenda abantu bazakora experience badusangiza ubuhamya niba ari byo koko cyangwa atari byo, ariko ibyo niko byavuzwe, niko abantu bamwe bagiye babigaragaza ko izo payi zavuye mu ma exchange zo zitemera gukora lockup. ubwo nabyo ni ibintu tutaramenya neza, ariko tuzabikurikiranaho amakuru twitonze. Yes, gusa kimwe kigaragara hano ni uko iyo warning iyo yamaze kugaragarayo ntago bikiri ibanga kuvuga yuko payi zishyurwa ahangaha zigomba kuba ari izishingiye muri mining system, atari payi zivuye hehe, atari payi zivuye mu ma exchange. ngira ngo rero icyo cyo cyasobanutse, twari tumaze iminsi tunakivugaho natwe tukigaragaza, cyane cyane muzi ko twatangiye kukivuga igihe twababwiraga ko bashyizeho external na internal value, ariho tubona ko muri internal value ariho muri ecosystem ho hagendana na kiriya giciro $314. Yes, ntago ari isoko rero rya GP Mall Global Market ryerekanye ko riri kwa updating ibiciro byaryo bya GCV nkuko mubibona. Hano hari n'indi soko rya CB naryo twavuga ko ryigaragaje neza mu biciro bya GCV, ariko kandi nta nubwo ari aya masoko abiri tubonye, hari n'andi masoko menshi. Ni ukuvuga nk'uko twagiye tubivuga, amasoko ubundi yose azahita yibwiriza, ubundi isoko ryose rizasigara ridafite GCV nk'uko twagiye tubona hari adafite GCV nka za BCMO n'andi twagiye tubona. Ariko uyu munsi turatekereza ko aho ibintu bigiye kugera nta soko na rimwe rizasigara, kuko ni ikintu cyumvikana kiri automatic. N'ucuruza wowe udashaka kubahiriza GCV, abantu babona isoko rifite GCV niryo bazakoresha, niho bazahahira. kandi mu ikubitiro burya umukiriya agana aho azabona serivisi nziza, agana aho azabona ibiciro byiza. byumvikana ko rero muri iki gihe abari butegura ibiciro neza bazaba bafite n'amahirwe yo kubona abakiriya. ngira ngo natwe nk'abantu bari GCV ambassador ku rwego mpuzamahanga, ubu yaba ari amasoko dukurikirana, yaba ari amasystem dukurikirana, yaba ari abafatanyabikorwa, yaba ari kampeni zose zikorwa, n'ubundi natwe umujyo ni wa wundi. ni ukuvuga ngo byanze bikunze turakomereza muri system ya GCV. ni naho rero bigiye kugaragara ko umuntu wese ufite payi izamuhesha agaciro bishingiye ku giciro cya GCV. aya yose ni amakuru atari bwongere gusubizwa inyuma ngo uvuge ngo GCV uzayihakana. ngira ngo twagiye tuyivugaho abantu bakayihakana, noneho twumva n'abatinyuka bakavuga ngo GCV ngo nta bantu bayihagarariye, ngo nta bambasada bahari. ubwo urumva nyine ukumva bafashe nk'aho ba Doris batayihagarariye, n'abandi natwe twese bafite inshingano muri byo. ariko wabyanga wabyemera, hari imbaraga zakoreshejwe kugira ngo abantu kampeni ya GCV ikomeze yubahwe, ikomeze ivugwe kugeza uyu munsi. ngira ngo rero ni imbaraga zagiye zahurijwe hamwe, ni imbaraga zagiye zigaragara ko zari zikenewe kugira ngo mu by'ukuri hagaragare ko hari urwego gusapotinga iyi GCV. yes, rero twavuga ngo ni itsinzi cyangwa ni umusaruro mwiza wo kuba tubonye amasoko arenze rimwe atangiye kwerekana ko ari gusetinga ibiciro byabo muri GCV. birumvikana ko ibi ngibi nk'uko twagiye tubivuga rwose ntibizabatungure nimubona isoko rimwe cyangwa abiri cyangwa se serivisi imwe cyangwa ebyiri eshatu zibonetse mu giciro cya payi ku rwego rwa GCV, ku rwego mpuzamahanga. icyo giciro kikagaragara ahantu cyubahirijwe, gikoreshejwe, n'abandi bose nta kizababuza kwita bumva ko ari ukwishyura muri GCV. ni nayo mpamvu uyu munsi yaba isoko yaba ari service itazagaragaza uruhande rwo kubaha iki giciro, ntago mu by'ukuri bizagenda neza. ntago
ntago hazabaho ko uwo muntu azacuruza, kuko kugira ngo uzacuruze, kugira ngo uzihesha agaciro muri iri soko, nuko byanze bikunze uzagaragaza ko ushyigikiye igiciro cya gisivi. Iyi gisivi rero aho tuvuye n'aho tugana ni icyerekana ko bigiye kuva mu magambo bikajya mu bikorwa. Aba bagabo uko babikora bacecetse batuje, ariko babikora barisereye. ngira ngo rero aya ni amakuru meza ku mupayoniya wese yakwishimira kumva ko hariho ikintu kiriho kigaragaza byanze bikunze ko agaciro kagomba kubahwa ari aka GCV. ngira ngo n'andi masoko ari harubakwa menshi cyane, ubundi nta muntu ufite payi uzabura serivisi, uzabura ibicuruzwa, kuko byanze bikunze aya masoko yose ari kubakwa, amaserivisi ari kubakwa, nta kindi azaba ashaka, si urundi rukundo, ni payi zawe nawe bakaguha ibicuruzwa. ni nayo mpamvu muri bizinesi nta mupaka uhaba, nta mwanzi uhaba, nta shuti ihaba. ni ukuvuga ngo buri wese azaba afite icyo akeneye ku wundi, kubera ari akazi, kubera ari bizinesi. uyu munsi payi uzazitanga nyine baguhe izo modoka cyangwa baguhe amazu cyangwa baguhe izo serivisi zindi, nabo bazaba bakeneye payi zawe. byumvikana ko rero igikenewe uyu munsi ni igihesha agaciro payi zacu. ikindi, hari n'ushobora kuba ati payi zanjye nzaba nitonze no kuzikoresha, kubera ko uko n'ubundi bizagenda bitinda niko zizagira agaciro, kuko uyu munsi yaba ari kampani yaba ari ibigo runaka nabyo bizaba bitangiranye no gushaka guhahisha muri payi abantu, nabyo bizaba bifite inyungu byanze bikunze. nuko bizaba bizi ko izo payi bari kwakira ejo n'ejo bundi nabo zizagenda zigira agaciro. byumvikana ko rero yaba ari uzazitanga payi ze kubera zihahishije, yaba ari uzazibika, bose bazakomeza kuba bisanga mu nyungu, kuko byanze bikunze payi yo nta kizayibuza ko ikomeza kugenda izamuka mu gaciro. navuga rero ngo aya makuru yabonetse afite agaciro, aya makuru afite mesaje ikomeye kuri ba bantu bicara bagahakana GCV ko itabaho, bamwe bicara bakavuga ngo GCV ntabwo izabaho. ngira ngo uwo nguwo bivuga gutyo, nubwo yaba ari byo yiyumvamo cyangwa yifuza, ariko siko bizaba, kuko itsinzi ya mbere iragaragaye ko amasoko yose agomba kuzubahiriza ibiciro biri muri GCV. ngira ngo kandi ibintu biri automatique mu kumvikana, kuko ntago wazaba ngo wowe urakora imbusane z'andi masoko kandi igiciro kiri universal, ari igiciro kizaba gisa nkaho cyenda kuba stable coin. so aha rero reka dushimire abadeveloper b'aya masoko, abadeveloper bi GPMO Global Market, dushimire abadeveloper ba CB, dore ko nayo yari imaze iminsi ivuga ko yari iri muri maintenance, nkeka ari ibingibi wenda bariho bahuza by'ibiciro. so twavuga ngo rero congratulations kuri aya masoko yose ariho yitwara neza, akagaragariza icyizere kijyanye n'agaciro. ngira ngo n'andi masoko ejo n'ejo bundi tuzayabona, tuzagenda tubona menshi, tuzajya tubona amaserivisi menshi. igikuru gusa ni ukwibuka ko payi zawe ubitse ukwiye gukomeza kuzitekerezaho no kuzibika neza no kwitwararika, kuko uyu munsi ntuzirare, kuko inkuba yazikubita n'ubundi iracyahari, uburyo wazibura biracyashoboka. igikuru gusa ni ugukomeza kuzirikana ko ejo n'ejo bundi niba ukibitse payi zawe neza, ziri buguhe inzozi zawe, ziri bukugeze ku nzozi zawe wifuzaga. yes rero nk'uko mwayibonye, nanone hari uburyo bwitwa blockchain, nabwo twabugiye tubuvugaho kenshi cyane, ariko noneho reka tuvuge kuri iki kintu twigeze tugarukaho cyitwa smart contract muri payi. smart contract muri payi n'ubundi izaba ishingiye ku bantu bose bafite payi kandi bazifite muri wallet, kandi bafite za payi zitari iz'ama exchange. mwibuke ko izi payi zituruka ku ma exchange zishobora kuzagenda zikorana na hariya nyine muri zikorana n'ubundi na hariya mu ma exchange nyine aho ziri, ariko hano mu cyo twavuga ko ari muri ecosystem, ugasangaho ntabwo bizapfa koroha ko babihuza, cyane cyane ko ari byo nyine byumvikanye bivugwa, yaba ari
white paper, yaba ari n'ahandi hatandukanye, ni amakuru yagiye agaragaza neza by'umwihariko ko Pi hariya zizagenda zigira uburyo bw'imikoreshereze butandukanye, niba zimwe zizakorera muri exchange izindi zigakorera muri ecosystem. ngira ngo rero iyo ni inkuru nziza dukwiye gukomeza kwishimira ko aho ibintu bigeze uyu munsi biri kugenda bitanga igisobanuro cyiza cy'ejo hazaza, kandi twavuga ngo ibihe ni byiza, ibihe biri kugaragaza uyu munsi amakuru ya Pi ni byiza cyane. Reka dushimire abayobozi bose bafite uruhare rwo kuba bakomeje kugenda donc ni abayobozi b'umushinga wacu wa Pi Network ku rwego mpuzamahanga, tuvuge ngo aho bakomeje kugenda bagaragaza aka gaciro ka Pi no gusapotinga Pi, kuko tubona ko babikora bucece, babikora batuje, ariko mu by'ukuri resulta nziza zose zivugwa ni izi ngizi. Rero ibiganiro tujya tubaha nka Otis Group, yego hari ibyo dushobora kwibeshya natwe, hari nk'ikiganiro cy'uwe ushize twakoze, abantu nyine bashaka kutwifatira mu gahanga ngo twakoresheje post y'abafana ba Dr Nicolas n'abafana ba Dr Fanny biyitire. Nibyo koko natwe nyuma twasanze twibeshye, kuko bariya ni abafana be, ariko ni konte zijya gusa 100%. rero igikuru ni uko twabonyemo amakuru yavugaga ibyiza. Kuba iyo dusanga ari amakuru ari gusebya Pi cyangwa ari guca intege abapayoniyazi uko iri kose, ntabwo twari kuyabagezaho. Bariya nabo bakoreshaga uruhare rwabo mu kuvuga ibyiza kuri Pi. Ntabwo rero twabatera amabuye, ntitwabavuga nabi, kandi natwe nka Otis Group kuba twaba twaribeshye tukavuga iriya account ko ari ya Dr Fanny, bibaho kwibeshya bitewe n'uko twabonaga update zaturutse kuri yo nazo zashoboka ko zaba zivuga amakuru nk'uko n'ubundi na ba Dr bayavuga Nicolas, kuko n'ubundi nka post ya Dr Fanny yigeze avuga ngo Pi 10 zizakora zizaba zihagije. Urumva nayo yari amakuru ushaka wakwita ko ari aya scam, plutôt yari ari ayo ngabo y'abafana babo, ariko uyu munsi iyo yari aya Fanny byo birazwi. So byumvikana ko rero nta kidasanzwe kiba cyabaye. Uyu munsi ndumva hari umuntu wanyeretse umuntu wakoze ngo ikiganiro nyine ari atwifatira mu gahanga ngo twatangaje ayo makuru, nawe ahita bikora inkuru mu kiganiro. Urumva rero ni uburenganzira bwe, ariko twebwe turabizi ko aya makuru tuba twatanze ni amakuru agomba kuza ashimangira ibyiza byose biri muri uyu mushinga. Uko rero kose twayabona, uko yaza ameze kose, igikuru ni uko ari amakuru abaza akavuga ibyiza byose bigenda bitwubaka, ibyiza byose bigenda bihesha agaciro umupayoniya, ibyiza byose bigenda bivuga urugendo rw'umupayoniya havuye n'aho ageze uyu munsi, aho tuvuga ngo itsinzi izaba ari iyacu twese. Ntabwo itsinzi izaba ari iy'abantu bamwe, ntabwo izaba ari iy'amasoko yatsinze Hackathon gusa, ntabwo izaba ari iy'amasoko uyu munsi twavuga ngo niyo yamaze kubaka. Hari n'andi menshi azagenda yubaka na nyuma. Byumvikana ko rero igihe cyose itsinzi izakomeza ibe iy'abapayoniya bose, yaba abamenye uyu mushinga uyu munsi ndetse n'abandi bazagenda bawumenya nyuma. Igikuru ni uko uyu mushinga wubatse neza, kandi agaciro kawo n'imbaraga zawo bizagenda binyura buri wese, bizagenda bibera byiza ku muntu wese wawumenye. Yesu rero reka tuvuge ngo courage ku bapayoniya bose, ku bantu bose mubitse Pi zanyu, ku bantu bose mutegereje ko Pi zitangira guhahishwa. Ngira ngo nta zindi mbaraga, nta zindi mekanizme nyinshi zizaba zikoreshwa. Kuba ufite Pi zawe ahantu hose uzahabona serivisi nziza kandi wisanzuyeho. Natwe baba influencer cyangwa bagiye batanga aya makuru, yaba ari Otis Group ndetse n'abandi, mwabizi ko izo serivisi mu kuzitanga zishingiye ku kuba wahaha mu buryo bw'ikoranabuhanga, mu buryo buri mpuzamahanga, mu buryo bwo kurangura bwa shipping, ibintu nk'ibyo byose. Izo serivisi n'ubundi natwe twababwiye kenshi ko nta shiti rwose. Mwebwe murindire gusa igiciro cya Pi ecosystem cyemerwe, amasoko dutegereje yose aboneke, afunguke. Inganda turi nazo zirahari, abafatanyabikorwa barahari benshi biteguye. Ngira ngo uyu munsi
ntago abantu benshi bazaba barwanira kugira ngo payi zabo bazitange, ahubwo ni kwa kundi gusa uzavuga ngo uyu munsi niba mfite ibibazo nari ntarakemura ariko reka mbanze mbikemure, ariko nyuma muzasanga ahubwo abantu payi zabo barushijeho kuzibika, barushijeho kuzikomeraho. Rero icyo nicyo kizaba gikomeje kugaragaza itsinzi ndetse n'akagaciro ka payi twese dutegereje. Reka rero tubabwire ngo mukomeze mugire weekend nziza. Twababwiraga gusa ko iki ari igihamya cyemeza ko igiciro cya GCV kigiye kubahirizwa. Ni ukuvuga ngo mu makuru twari twarabahaye mujye muyibuka, hari ikiganiro natanze hano, wenda abashaka banasubira inyuma mukakireba, twanavuze n'amatariki yewe. Turavuga ngo guhera ku itariki 14 z'ukwa gatanu hari ibyabaye, ku itariki 18 hari ibyabaye, ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu sejo nabwo hari ibigomba kuba, kuzageza ku itariki 28 z'uku kwezi. Rero ngira ngo mu byo bari bavuze uriya muntu muri cya kiganiro mujye musubira inyuma mwongere mwumve ibintu umuntu yavuze. Bari bavuze ko aya matariki arimo hano hagati baratangira kurekura ama ecosystem agaragaze ibiciro byayo muri ecosystem. Ni ukuvuga ngo rero igihe azatangira guhirirwa uburenganzira bwo guhaha cyangwa se gukoreshwa mu buryo abantu bayagiraho access, nicyo gihe n'ubundi ubwo kazaba kabaye. Ni ukuvuga ngo icyo twari dutegereje twese kizaba gitangiye gukora. Rero nta kidashoboka, niba ufite payi zawe komeza utegereze igiciro uko kizaba kiri kose, yaba ari GCV yaba ari ikindi giciro cyiza kizubahirizwa. Igikuru ni uko ufite payi zawe kandi zigiye, twese twavuga ngo payi zacu twese dufite zigiye kuduhuza n'umugisha. Turabakunda rero, Imana nibarinde mwese. Amakuru yo nakagaruka hamwe na Otis Group. Yabahaga ikiganiro ni Olivier Ndatimana. Ciao ciao, bye bye, mugire weekend nziza.